akababwira ngo bazahindurwa. Ngo Kristo nagaruka ngo kubera ko batahindutse mu mitima yabo ngo bazahindurwa. Nshuti, icyo ni ikinyoma cya Satani. Ndagira ngo mbabwire yuko abantu bazacungurwa mu isi ni abantu banesheje icyaha mu mitima yabo binyuze mu kwizera, kuko bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama no guhamya kwa Kristo. Uku guhamya kwa Kristo kwatumye abana b'Imana bari mu 144 babasha kunesha. Ariko umuntu niba atabasha kubanesha icyaha, ese hari icyaha kizasubira mu ijuru? None si kukiba abantu babesha abantu yuko bazahindurwa? Icyo ni ikinyoma gikomeye. Ndagira ngo nshuti muteze amatwi kino cyigisho, yaba bagabura babyigisha, ni igihe cyo kwihana mugahinduka, kuko ibyo ntibizashoboka ko abantu bahindurwa Kristo agarutse. Icya kabiri, abantu babesha mu madini atandukanye yuko abantu bazahindurwa ariko Kristo agarutse. Iki ni igihe cyo gukurirwaho icyo kinyoma, kuko abantu bazazamuka iki kirere bazasanga banesheje kwizera Kristo yabahaye, banesha icyaha, banesha Satani, banesha umubiri, banesha n'isi, maze batunganirizwa, bacungurwa gukurwa mu isi. Ubutumwa ku bagabura. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kunezezwa no kubana namwe, kandi ndabasuhuje cyane. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane n'imitima yanyu. Nongeye kunezezwa no kubana namwe mw'ibi byigisho, kandi nkomeje kubararikira kugira ngo mwite ku butumwa bwiza, kuko ari bwo bugomba kutubatura, kandi akaba ari imbaraga y'Imana ihesha umuntu wese ubwizeye gukizwa. Rero nshuti, nongeye kwishima kubana namwe muri amasaha meza yo kwiga no kubumbura ibyanditswe byera, kuko ari umugisha ukomeye cyane duhawe igihe kiri imbere, mu gihe tudateganya, mu gihe tudatekereza. Birashoboka ko kongera kuzumva ijambo ry'Imana bizaba bidukomereye. Niyo mpamvu muri iki gihe tuba tubonye uyu mwanya baninginga abantu kugira ngo baryiteho kandi barihugukire, kugira ngo ijuru ribashe kudukora ibikomeye mu mitima yacu. Mbere yuko twinjira mu cyigisho tugiye kwiga, reka twicishe bugufi mu mitima yacu maze dusenye Imana. Data mwiza ukiranuka, mubyeyi dukunda uri mu ijuru, turagushimye cyane, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye igitambo cy'umwana wa Yesu Kristo cyaje mu isi kugira ngo kidukureho umuvumo w'icyaha. Tugushimiye ko waduhaye kumwizera, uhabwa icyubahiro. Mwami Yesu, tugushimiye ko muri iki gihe giheruka baswa nkatwe, abanyantege nke nkatwe, wemeye ko dufatanya nawe mu murimo uheruka, kugira ngo tubwire abantu uburyo bakwiriye kwitegura binyuze mu ijambo ryawe, binyuze mu mbaraga y'Umwuka Wera, kugira ngo ubwo ugiye guhishurwa batazatungurwa, bazishimire kubana nawe. Rero Mwami, turagusaba kugira ngo twuzuze Mwuka Wera, utwuzuze imbaraga yawe ikomeye, ibitekerezo byacu bimurikirwe n'umucyo mvajuru, kandi umuntu wese ubumva iki cyigisho ndamusabira kugira ngo kizamubashishe gufata umwanzuro muzima, mu izina rya Yesu, amina. Nshuti bavandimwe, nongeye kubararika cyane mu byigisho cyangwa se mu kwiga ijambo ry'Imana. Buri muntu wese ahuguke, buri muntu wese abashe kuba yasabira mu mutima we, kugira ngo iki cyigisho tugiye kwiga kibashe kumugirira umumaro. Gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ubutumwa ku bagabura, cyangwa se ubutumwa ku babwiriza butumwa bwiza. Iki cyigisho impamvu yacyo igendereye cyane ku bantu barimo kubwiriza ubutumwa bwiza muri iki gihe giheruka amateka y'isi. Kirerekeza cyane ku bantu bose bumva bafite umuhamagaro wo guhamagarira abantu ku kwiyunga n'Imana, ndetse no kubaho imibereho yo kwezwa no kuzagara imbere y'Imana badatsinzwe. Ubutumwa rero ni ubutumwa cyane cyane bureba abagabura, kandi ndashishikariza buri muntu wese kugira ngo iki cyigisho akiteho, kuko kizabasha kumugira umumaro mu gihe kiri imbere, mu gihe turimo kwinjiramo.
usibye kuba nubwo kigenewe abagabura cyane, ariko n'umuntu wese wumva yifuza cyangwa se yumva mu mutima we ashaka kuzagarara mu mugabane uheruka w'abaragwa b'ijuru cyangwa mu mugabane uheruka w'abazacungurwa, nawe kiramureba cyane. Niyo mpamvu ndarika buri muntu wese kugira ngo iki cyigisho akiteho kandi agihereze agaciro. Amagambo ngiye gutangiriraho ari mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14. Ibyahishuwe igice cya 14 ndahera ku murongo wa mbere. Umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine, bafite izina rye n'izina rya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi n'iby'inkuba ihinda cyane. Kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacurangaga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima bine b'abakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Aya ni amagambo akomeye cyane dukwiriye kwiga, ni amagambo akomeye cyane dukwiriye kwitaho, ni amagambo akomeye cyane buri muntu wese akwiriye gutekereza, kuko iyi ni imibereho ikwiriye kuranga abagabura, ni imibereho ikwiriye kuranga abana b'Imana bagiye gusoza ubutumwa buheruka, bagiye kuvuga ubutumwa mu mbaraga ikomeye yo gusozwa kw'amateka y'isi. Niyo mpamvu iki cyigisho kirasaba kugira ngo buri muntu wese akiteho kandi agiheze agaciro. Niyo mpamvu muzahite musoma mu hepfo yaho ku murongo wa 6 ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubutumwa bw'abamarayika batatu mu ijwi rirenga buzavugwa n'abantu bafite imibereho bari mu bihumbi 144 nk'uko tugiye kubibona mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14. Yohana ari mu iyerekwa yagiye kubona, abona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine, bafite izina rye n'izina rya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Ikintu cya mbere dukwiriye kwibaza ni iki: ese ubundi mutekereza ko uyu umusozi wa Siyoni ari mu ijuru? Oya, ahubwo uyu musozi wa Siyoni uri hano mu isi. Umwana w'intama guhagararana n'abacunguwe ku musozi wa Siyoni ni abantu bazahagararana n'umwana w'Imana mu gihe cyo kuboneka kwe. Isi iri kurangiza amateka y'isi. Hari ibintu rero bigomba kuzaba bibaranga. Icya mbere, bagomba kuba bafite izina ry'umwana mu ruhanga, bafite n'izina rya se mu ruhanga. Izina ry'umwana niryo tugiye kubanza kureba. Izina ry'umwana ni izina rya Kristo, naho izina rya se ni izina rya Data wa twese. Ayo mazina yombi agomba kuba ari mu ruhanga rw'aba babwiriza cyangwa se rw'aba bantu bagomba gusoza amateka y'isi, rw'aba bantu bagomba kuvuga ubutumwa buheruka, cyangwa se rw'aba bantu bose bazacungurwa mu mahanga yose yo mu isi, bazahagarara badatsinzwe ku munsi wo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Izina rya Yesu ariryo zina ry'umwana bazaba bafite ni irihe? Izina rya Yesu dukwiriye kubanza gusobanukirwa icyo ari cyo. Mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya mbere ku murongo waho wa 21, baranditse ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Izina ry'umwana rya mbere aba 144, icya mbere bazaba bafite izina ry'umwana. Izina ry'umwana ni izina rya Kristo mu ruhanga rwabo. Iyo bavuze mu ruhanga ni mu ntekerezo. Bagomba kuzaba bafite izina ry'umwana, izina rya Kristo mu bitekerezo byabo. Icyo bazajya bibwira ni Kristo mu mibereho yabo. Kandi tubonye muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 21 ngo uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Muri make aba bantu 144 harimo abagabura
bakomeye cyane bazabwiriza ubutumwa mu mbaraga ikomeye buheruka buzasoza amateka y'isi nk'uko tubibona mu byahishuriwe 18. marayika wundi uzaba ufite ubwiza bagomba kuzaba bafite izina ry'umwana. Izina ry'umwana bazaba barakijijwe ibyaha mu mitima yabo. Nta cyaha na kimwe kizaba gisigaye mu mitima kuko agakiza ka Kristo kabonetse mu mitima yabo. Kandi iyo umuntu akijijwe ibyaha biracika. Ngira izina rya Kristo, izina ry'umwana. Hepfo ukuntu bongeye kuvuga baranditse ngo ku murongo wa 22 ngo kuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisore ngo dore umwana azasama inda kandi azabyara umuhungu azamwita Imanueli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Izina ry'umwana ni Imana iri kumwe natwe. Abantu bazaba bafite Imana mu mitima yabo. Izina ry'umwana kuko Kristo icyo yakoze ni iki? Yaje mu isi yambara umubiri, yambaye umubiri wa kimuntu ariko imbere yari yuzuye ubumana. Ni ukuvuga ngo Kristo bwari ubumuntu butwikiriye ubumana. Ni ukuvuga ngo mu isi aba bantu bagomba kuzasoza amateka y'isi. Aba bari mu 144 turi kubona mu byahishuriwe igice cya 14 bagomba kuzaba bahagarara bambaye umubiri ariko imbere mu mitima yabo buzuye ubumana. Niyo mpamvu ari izina ry'umwana. Izina ry'umwana ni Kristo waje mu isi afata kamere y'abantu, yambara umubiri ariko agaragaza ubumana, anesha icyaha. Ngaba abantu bazaba bari mu 144. Cyambere izina Yesu nagakiza, bazaba barakijijwe ibyaha byo mu mibereho yabo. Niyo mpamvu muri Luka igice cya mbere turi kureba ku buryo bazaba barakijijwe ibyaha. Luka igice cya mbere ku murongo wa 77 kadere ku murongo wa 76. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose kuko uzabanziriza umwami ngo utegurize inzira ze no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Ngiki ikintu cya mbere, abana b'Imana bacunguwe mu moko yose, bacunguwe mu ndimi zose, bacunguwe mu mahanga yose, bazabagaranye n'umwana w'intama cyangwa se bazahagaranye na Kristo ku musozi wa Siyoni. Bagomba kuba bwa mbere bafite ubuhamya mu mitima yabo yuko ibyaha byabo byo mu gihe cyashize byahanaguwe, kuko agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Kandi tubonye neza yuko uzamwite Yesu. Izina rya Yesu ni agakiza, ni ugukizwa ibyaha. Ni ukuvuga ngo rero bazaba bafite izina ry'umwana. Icyo ni icya mbere. Dusubire mu byahishuriwe igice cya 14 baranditse ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ahagaranye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya se byanditswe mu ruhanga rwabo. Izina ry'umwana tumaze kuribona. Izina rya se ni irihe? Izina rya se ni imibereho itunganye. Ni ukuvuga ngo kuko agakiza bamaze kukabona, babazweho gukiranuka kwa Kristo binyuze mu kwihana no kwizera imbabazi z'Imana, ibyaha byabo bikurwaho, bizera Kristo, bambikwa gukiranuka kwa Kristo kubw'igitambo cy'Ikaruvari. Ariko noneho izina rya se kubw'umwuka wera bahawe bagomba kwezwa, bakezwa, bakagera ku rugero rukomeye rwo kugera ku mico y'Imana. Izina rya se nuko imibereho y'ubunyacyaha bavukiyemo, imibereho ya kamere y'icyaha babamo, inenge zose bafite, imico bavukanye mu babyeyi babo, imico bavanye mu miryango yabo, imico bavanye mu nshuti zabo, iyo ngiyo izezwa. Izezwa n'ijambo ry'Imana, izezwa no kwizera Kristo, izezwa no kwizera imbaraga y'umwuka wera no gukurikira umwuka wera. Aho bayobora hose bazagenda bezwa, bagezwe ku rugero rw'Imana ishaka. Nk'uko tugiye kubibona, aba bantu bazaba bafite imico y'Imana yuzuye muri bo. Aba ni abantu bagomba kuzasoza amateka y'isi. Muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 48 aravuga amagambo avuga ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Ni ukuvuga ngo aba bantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi 4 bazaba bafite izina ry'umwana n'izina rya se. Izina rya se bazezwa bagere ku rugero rwo gukiranuka nk'uko data wo mu ijuru akiranuka. Aba nibo Yohana yaje kwerekwa
bafite izina ry'umwana n'irya se bari bahagararanye na Kristo ku musozi wa Siyoni. Iki ni igihe cyo gucungurwa, mu gihe abana b'Imana bazaba bahagarara mu isi ku murimo usoza amateka y'isi. Nshuti, ubu ni ubutumwa abantu bose birunduriye muri uyu murimo bakwiriye kwitaho. Niyo mpamvu dukeneye kwisuzuma muri iki gihe. Buri muntu wese umurimo akwiriye gukora muri iki gihe ni umurimo wo kwisuzuma, kugira ngo arebe se umutima wanjye umeze gute. Nimba narakijijwe, izina ry'umwana naba ndifite, naba narakijijwe ibyaha, naba narizeye imbabazi z'Imana nkababarirwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese urugero rwo kwezwa kwanjye rugeze he? Ese intege zose nari mfite, amagambo apfuye, kuvuga ibintu bisetsa, cyangwa se imyambarire, imirire, ese kuri buri ngingo yose naba naratunganijwe ngeze ku gihagararo cya Imana icakira kuba? Iyi ni imibereho umuntu wese ushaka kwinjira mu murimo uheruka akwiriye kuba afite. Niyo mpamvu ari ubutumwa kubagabura, kandi ni ubutumwa ku muntu wese wumva akeneye gukora umurimo uheruka wo gukiriza Imana imitima no guteguriza abantu kugaruka kwa Kristo kuri hafi. Nshuti z'Imana rero, abantu bose uyu muburo bakwiriye kuwitaho. Umva icyo umuja w'Imana yaje kubivugaho mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ku murimo wo kwezwa, kugira izina ry'umwana n'izina rya se. Igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka kuri paje 189 ku gihamya cya 676. Uko tuzashaka Imana kugira ngo duhabwe Mwuka Wera, izadutera kugwa neza, kwicisha bugufi k'umutima, kwishingikiriza ku Mana muri byose, kugira ngo duhabwe imvura y'itumba itunganya. Nshuti z'Imana, muri iki gihe dutegurirwa guhabwa imbaraga y'Umwuka Wera ku rwego rwo hejuru. Abagabura, ababwiriza butumwa, abantu babwirije ubutumwa bwa marayika wa mbere, marayika wa kabiri na marayika wa gatatu, turasabwa gucisha bugufi imitima yacu. Turasabwa kuba kuri buri ntambwe, kuba maso, kugira ngo dutegure imitima yacu. Igihamya cya 677 yaranditse ngo Mwuka Wera arashaka gutura muri buri mutima. Niyakirwa nk'umushitsi w'icyubahiro, abazamwakira bazaba abantu bashitse muri Kristo. Niyo mpamvu nshuti, muri iki gihe dutegurirwa kwinjira mu gihe cy'akaga gakomeye ku bantu babwirije ubutumwa. Turasabwa kwinjira muri Kristo, turasaba kwinjira mu gihome ariyo cyo Kristo, akaba ariho twihisha. Umurimo mwiza watangiwe uzaragizwa. Ibitekerezo byera, urukundo mvajuru, ibikorwa bisa n'ibya Kristo bizasimbura ibitekerezo byanduye, umunezero w'ibibi n'ibikorwa by'ubwigomeke. Ingeso mbi zizatabwa, ibitekerezo bibi bitabwe, umunezero w'ibibi ukurweho, abantu bazasimbuza kwera mu mitima yabo. Nshuti z'Imana, ndakwinginga wirinde kwinjira mu murimo w'Imana umutima wawe wanduye. Iki ni igihe cyo kwitegura, ni igihe cyo kureba inkomyi yose iri mu mibereho yacu tukayikuraho, dufashijwemo n'imbaraga y'Umwuka Wera n'amasengesho adasiba. Umva ukuntu banditse igihamya cya 681. Dukwiriye gusengera isukwa ry'Umwuka Wera dufite umwete nk'uko intumwa zabigenje ku munsi wa Pentekote. Niba bari bamukeneye muri icyo gihe, tumukeneye kurushaho muri iki gihe. Umwuka Wera niwe wenyine uzatubashisha bwa mbere gutuma izina ry'umwana ryiyandika mu mibereho yacu. Niwe utera imitima yacu gutsindwa, niwe utera imitima yacu kwizera, tukakira izina ry'umwana. Kandi niwe utweza, atwezesha ijambo rye, atwezesha ijambo ryo guhamya kwe, maze niwe uzadutegurira gukuzwa, noneho tukabasha kwakira imbaraga irenze cyane. Iyo intumwa zari zifite mu gihe cya mbere, ivugururwa ryo kwera nyakuri muri twe niryo rikomeye kandi ryihutirwa cyane kuruta ibindi byose dukeneye. Ntabwo dukeneye kwihutira cyane kubwiriza ubutumwa imitima yacu itarabonezwa. Icyo dukeneye muri iki gihe,
kuko igihe kidusatiriye cy'akaga, ubwo turi kubona ubuhanuzi busohoye, ubwo turi kubona igihe cyo guhamya Imana kigeze, turasabwa kwezwa mu mitima, turasabwa guhinduka, turasabwa kunesha buri futi ryose kugira ngo tutazatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Baranditse ngo ivugurura ryo kwera nyakuri muri twe niryo rikomeye kandi ryihutirwa cyane kuruta ibindi byose dukeneye. Kurishaka nibyo byari bikwiriye kuba umurimo wacu w'ibanze. Hagomba kubaho umwete udacogora kugira ngo duhabwe umugisha w'Uwiteka. Ivugurura ryo mu mutima, ivugurura ryo kwanga icyaha, ivugurura ryo kwanga ubwibone, ivugurura ryo kwanga inarijye, ivugurura ryo kwanga imirimo ya kamere ikorerwa mu mitima y'abavuga ubutumwa, ikorerwa mu mitima y'abavuga ko bahagarariye Imana, niryo rya mbere rikenewe. Nshuti, buri muntu wese akwiriye kwisuzuma mbere yuko twinjira muri iki gihe gikomeye. Ntabwo dukeneye yuko ari abantu bazasangwa badashitse. Niyo mpamvu imitima yacu dukwiriye kubabariza imitima yacu imbere y'intebe y'ubuntu. Mu gihe Kristo kiduhongerera, mu gihe Kristo kidusabira, dukwiriye gusaba kugira ngo buri futi ryose aduhe imbaraga yo kurinesha. Bukuntu banditse hagomba kuba umwete udacogora kugira ngo duhabwe umugisha w'Uwiteka. Atari uko Imana idashaka kuduha imigisha yayo, ahubwo ari uko tutiteguye kuyakira. Imana yiteguye kuduha umwuka wayo, Imana yiteguye kuduha imigisha yayo, ariko abagabura cyangwa se ababwiriza cyangwa se abantu bashaka kuzahagarara mu munsi ukomeye w'Uwiteka ntabwo biteguye kwakira iyi migisha. Bafite ubunenganezi bwo gutitiriza Imana kuri iyi ngingo. Nshuti z'Imana, dukeneye gutitiriza Uwiteka. Nko muri Luka igice cya 18, ibyuriya mupfakazi watitirije kugira ngo uw'incamanza amurengere. Natwe dukwiriye gutitiriza ku Uwiteka, aduhereze kwihana, aduhereze guhinduka. Iyo amafuta twizingiraho ni igihe cyo kuyarira, nshuti z'Imana, kugira ngo twinjire mu murimo uheruka nta kizinga, nta munkanyari, ahubwo tuboneye. Nk'uko yaduhamagaye ari yera, natwe dukwiriye kuba turabera. Nshuti, mwumva ukuntu yavuze. Turi gusoma igihame cya 685. Baranditse ngo Data wo mu ijuru yifuza cyane gutanga umwuka wera abamumusaba, nk'uko ababyeyi bo mu isi nabo baba biteguye guha abana babo impano nziza. Ariko rero ni umurimo wacu kuzuza ibyangombwa bisabwa n'Uwiteka ngo aduhe umugisha we yadusezeranije. Ahangaha nshuti, ndasaba kugira ngo muhumve neza. Imana yiteguye gutanga umugisha wayo w'umwuka wera ku bantu bose bamusaba, ku bantu bose bicishije bugufi imbere y'intebe y'ubuntu. Abantu bose basaba ati Data, twuzuza umwuka wawe, duhereze ku mwuka wawe wera. Aba bantu Uwiteka yiteguye kubahereza umugisha, ariko mbere y'uko utanga hari ibyangombwa bikomeye arimo kubasaba. Ibi byangombwa umuntu wese witeguye kugira ngo azabashe guhagarara n'umwana w'intama ku musozi wa Siyoni, ari mu 144, ari mu bantu bagiye kuvuga ubutumwa buheruka mu mbaraga ikomeye, ari mu bantu bafite umutima wo gukunda Imana no kuzacungurwa no kuzasangwa bashitse igihe Kristo azashurwa. Umva ibintu asabwa kugira ahabwe uyu mugisha. Icya mbere, binyuze mu kwatura ibyaha, kwicisha bugufi, kwihana n'amasengesho avuye ku mutima. Ivugurura rishobora gutegerezwa gusa mu gisubizo cy'amasengesho. Turasabwa ibintu bigera kuri 3. Icya mbere, nidusaba gusorezwa umugisha w'Uwiteka, turakenera bwa mbere kwicisha bugufi mu mitima yacu, kuko Imana idakorana n'umutima wishira hejuru. Imana ntikorana n'umutima w'ubwibone, Imana ntikorana n'umutima wo kwikunda. Abantu bakeneye kurambika inarijye hasi bakicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka, bwa mbere basaba umugisha. Icya kabiri, bakihana ibyaha byabo, amafuta ari mu mibereho yabo, amafuta ari mu ngeso zabo, bakihana ibyaha. Icya gatatu, bakatura ibyaha byabo bakoze, kwaturira Imana ibyaha bakoze, bakaturira bagenzi babo ibyaha babakoreye, kugira ngo mu isi tuzabeho turabera, tudafitanye ikibazo na bagenzi bacu, tudafitanye ikibazo n'Imana. Kwatura ibyaha, kwicisha bugufi no kwihana n'amasengesho avuye ku mutima, no guhora umuntu asenga asaba atitiriza kugira ngo Imana isohoze amasezerano. Igihame cya 686 baranditse ngo ndababwira ko
hakwiriye kubaho ivugurura rivuye hagati muri twe. Hagomba kubaho abakozi bahindutse, abantu bakeneye uyu murimo, abantu bakeneye kwinjira mu murimo. Ni abantu bahindutse imitima, ni abantu bafite imibereho yahindutse, ni abantu bafite ubuhamya bw'uko imitima yabo itekereza mu ijuru, imitima yabo ihora itekereza ku kwera kw'Imana, imitima yabo yumvira ijambo ry'Imana kandi kumvira kuri buri ntambwe. Hagomba kubaho kwatura ibyaha, kwihana no guhinduka. Benshi mu babwiriza ijambo ry'Imana bakeneye ubutumwa buhindura bwa Kristo mu mitima yabo. Benshi babwiriza ubutumwa cyangwa babwiriza ijambo ry'Imana bakeneye ubuntu buhindura bwa Kristo mu mitima yabo. Nshuti z'Imana, iki ni igihe cyiza cyo kwitegura, ni igihe cyiza cyo guhinduka, ni igihe cyiza cyo gusaba Mwuka Wera uhindura imitima, akaza agahindura imitima yacu, kugira ngo aya mateka y'isi tugiye gusoza, nk'uko turi kubona ibimenyetso bikomeye cyane Kristo yagaragaje bigaragaza kugaruka ko bidusatiriye. Mbega uburyo dukwiriye kubaho turabera, mbega uburyo dukwiriye kuba imbere y'intebe y'ubuntu mu gihe umutambyi mukuru agiye gusohoka hera cyane. Dukwiriye kwibabaza mu mitima, dukwiriye kwatura ibyaha byacu, dukwiriye kwihana ndetse tukabasha guhinduka mu mitima yacu. Ntibari bakwiriye kwemerera inzitizi n'imwe yakoma mu nkokora umurimo ugomba gusozwa igihe kitararenga by'iteka ryose. Uyu ni umuburo mbwira abagabura, ni umuburo mbwira ababwiriza butumwa bwiza. Ababwiriza butumwa bwiza babwirije ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubutumwa bwa marayika wa kabiri, ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Iki ni igihe dukwiriye gukuraho inzitizi zose. Ntabwo dukwiriye kugumana inzitizi n'imwe mu mitima yacu igihe kitararenga by'iteka ryose. Igihame cya 687 baranditse ngo ivugurura n'ubugorozi bigomba kubaho biyobowe n'Umwuka Wera. Ivugurura n'ubugorozi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ivugurura ni uguhinduka musha mu mibereho y'iby'umwuka, umutima ugahinduka musha. Muri Ezekiyeli igice cya 36 Imana yaduhaye isezerano rikomeye cyane ati, dore nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiramo umutima musha, nzabaha umwuka wanjye, ntume mugendera mu mategeko yanjye. Nshuti z'Imana, ivugurura rikomeye cyane nuko tugira imibereho misha mu by'umwuka, umutima wacu ugahinduka, tukavuka ubwa kabiri, imibereho yacu igahinduka imibereho yo gukunda iby'umwuka cyane. Icya kabiri, ivugurura ni uguhinduka musha mu mibereho y'iby'umwuka, ikanguka ry'imbaraga z'intekerezo n'iz'umutima, n'izuka ribatura umuntu akava mu rupfu rw'iby'umwuka. Naho ubugorozi bwo bisobanura kongera gusubizaho gahunda. Umuntu gahunda yari yarataye kubera icyaha. Hari abantu benshi ubona ari abagabura, ukabona imibereho yabo, uburyo imirire, ukabona imyambarire, ukabona imivugire, ukabona imitekerereze, ukabona baracyagira ibintu by'amashengo, ukabona kubera imico bakuye mu miryango yabo ntibigeze bahinduka. Nshuti, ubu hakeneye ubugorozi kuri buri ntambwe. Hakeneye kuvugururwa mu mutima, hakenewe n'ubugorozi. Ibyo twagenderagamo kera bigashira. Ni igihe cyo kwitegura, ni igihe cyo gukuraho akazinga kose, yaba akagaragara n'akatagaragara. Nshuti, ni ukwitegura. Bukuntu banditse ubugorozi bwo bisobanura kongera gusubizaho gahunda, ihinduka ryo mu bitekerezo no mu nyigisho, akamenyero n'ibikorwa. Ubugorozi ntibuzera imbuto nziza zo gukiranuka butomatanye neza n'ivugurura ry'iby'umwuka. Niyo mpamvu ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi bikwiriye kuvugwa muri iki gihe giheruka, rihereye ku babwiriza butumwa, rihereye ku bagabura, rihereye ku bantu bavuga ko bakoreye Imana maze bagahinduka imitima, none inkomyi zose zigakurwaho. Ivugurura n'ubugorozi byombi bifite uruhare rwabyo, bigomba gusoza, ariko bigomba kugenda byomatanye muri uwo murimo. Nshuti z'Imana rero, aba ngabo twari turi gusoma ikintu gikomeye cyane abantu bakwiriye kubaho bafite. Ibyahishwe 14 niho turi kureba ngo bafite izina rya se n'izina rye, izina ry'umwana n'izina rya se. Ku murongo wa 2 baranditse ngo
numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi n'iry'inkuba ihinda cyane. Kandi iryo jwi numvishe ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima bine na ba bakuru. Nta muntu n'umwe wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bana gahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Aba bacunguwe kubera ko imibereho bazaba bafite, bazaba bafite izina rya se n'izina ry'umwana mu ruhanga rwabo. Yohana agiye kumva, yumva inanga bacuranga. Indirimbo baririmbaga yari indirimbo idasanzwe ku buryo nta muntu n'umwe wigeze ayiririmba usibye abo bantu bonyine bari mu 144. Iyo ndirimbo katwumve icyo Enoti yayivuzeho, kuko iyo ndirimbo ni imibereho yabo, ni imibereho y'ubuhamya banyuzemo kugira ngo babashe gucungurwa, kandi bakaba baranesheje kuri buri ntambwe, kuko bazaba barahuye n'ibigeragezo bikomeye mu isi, bazaba bararwanye n'intambara y'icyaha mu mitima yabo, kandi bazaba baranesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo, nk'uko tubibona mu Byahishuwe igice cya 7. Hano mu gitabo cy'intambara ikomeye Enoti yaje kuvuga ku by'iyo ndirimbo aba bantu yabonye baririmbaga iyo ariyo. Kuri page ya 453 yaranditse ngo mu ntambara ikomeye ngo hamwe n'umwana w'intama uhagaze ku musozi wa Siyoni bafite inanga z'Imana, abantu 144 bacunguwe bakuwe mu bantu. Humvikana ijwi rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, rimeze nk'iryo guhinda kw'inkuba, ijwi nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere y'intebe y'ubwami. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 144. Iyo ndirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama, indirimbo yo gucungurwa. Nta muntu n'umwe wigeze kumenya iyo ndirimbo uretse bya 144, kuko ari indirimbo y'ibyo banyuzemo. Umva indirimbo bazaba baririmba, bazaba baririmba indirimbo y'imibereho banyuzemo, uburyo bahanganye n'ubuyobe bukomeye bw'isi mu gihe giheruka, uburyo inyamaswa igishushanyo cyayo n'imbaraga z'ikiyoka bahanganye nazo bakazinesha, uburyo barwanye n'intambara y'icyaha mu mitima yabo nacyo bakakinesha. Iyi ndirimbo bazaba baririmba azaba ari imibereho yabo y'ibyo banyuzemo, kuko ari indirimbo y'ibyo banyuzemo, kandi iyo mibereho ni yabo ubwabo. Niyo mpamvu nta wundi muntu wigeze ayiririmba. Umuntu wese uzaririmba kuri iyi ndirimbo ni umuntu wese uzaba ufite iyi mibereho, azaba afite izina ry'umwana, afite n'izina rya se. Nta muntu n'umwe uzabasha kuririmba iyi ndirimbo keretse abantu 144 bazaba baracunguwe ngo bakurwe mu isi. Ibitekerezo byabo bizaba byobatanye n'ijuru, kuko iyi mibereho bazayigira bakiri hano mu isi. Noneho ntabwo bazahindurirwa bageze mu ijuru, ahubwo Kristo azasanga abantu baromatanye n'Imana bari hano mu isi. Niyo mpamvu baranditse ngo kuko ari indirimbo y'ibyo banyuzemo, kandi iyo mibereho ni yabo ubwabo. Abo nibo bakurikira umwana w'intama awajya hose. Abo bakurikiraga Kristo, bakurikiraga ijambo ry'Imana. Ahantu hose ijambo ry'Imana ribabwiye kunyura, ntabwo bateraga imigeri. Aba nibo rero bazacungurwa mu isi. Ndagira ngo mbabwire rero, abantu benshi bajya babeshwa, bagashukwa, bakababwira ngo bazahindurwa, ngo Kristo nagaruka ngo kubera ko batahindutse mu mitima yabo ngo bazahindurwa. Nshuti, icyo ni ikinyoma cya Satani. Ndagira ngo mbabwire yuko abantu bazacungurwa mu isi ni abantu banesheje icyaha mu mitima yabo binyuze mu kwizera, kuko bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama no guhamya kwa Kristo. Uku guhamya kwa Kristo kwatumye abana b'Imana bari mu 144 babasha kunesha. Ariko ikintangaza, mu madini menshi y'abantu basenga bavuga ko bizera Imana, iyo babwiye imibereho yo kunesha icyaha baravuga ngo iyo ni inyigisho y'ibinyoma. Jya nibaza, ese umuntu niba atabasha kubanesha icyaha, ese hari icyaha kizasubira mu ijuru? None si kukiba abantu babesha abantu yuko bazahindurwa? Icyo ni ikinyoma gikomeye. Ndagira ngo nshuti muteze amatwi kino cyigisho, yaba bagabura babyigisha, ni igihe cyo kwihana mugahinduka, ko ibyo ntibizashoboka ko abantu bahindurwa Kristo agarutse. Icya kabiri,
abantu babesha mu madini atandukanye yuko abantu bazahindurwa ari uko Kristo agarutse. Iki ni igihe cyo gukurirwaho icyo kinyoma, kuko abantu bazazamurwa iki kirere bazasanga baranesheje, baneshesheje kwizera Kristo yabahaye, banesha icyaha, banesha Satani, banesha umubiri, banesha n'isi, maze batunganirizwa, bacungurwa kukurwa mu isi. Mwumve ayo magambo umuhanuzi w'Imana yavuzeho mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Ku kinyoma Satani yashize mu mitima y'abantu yuko kunesha icyaha bidashoboka, ngo ahubwo abantu bazahindurwa. Kujya mu 178 baranditse ngo niba mushaka kuzababera mu ijuru, mugomba kubanza kuba abera ku isi. Imiterere y'ingeso ukundwa akaza mu buzima ntizahindurwa n'urupfu cyangwa umuzuko. Niba abantu bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana, gutekereza yuko imibereho yanyu izahinduka ari uko Kristo agarutse, uko uzaba warapfuye, ibitekerezo bipfuye uzapfana nibyo uzazukana. Niba warapfanye ubuhehesi, uzazukana ubuhehesi. Niba warapfanye amatiku, uzazukana amatiku. Niba warapfanye umujinya, uzazukana imijinya. Niba warapfanye kunegurana, uzazukana kunegurana. Ibyaha wapfanye mu mutima nibyo uzazukana. Ntabwo guhinduka kuzigira kubaho Kristo agarutse, ahubwo Kristo uko azasanga umuntu afite umutima niko azamusanga. Nasanga wariboneje, nasanga waratunga, nasanga uri muri wowe waranesheje, uzazukira guhabwa ubugingo buraho. Inyigisho rero ibwira abantu yuko abantu bazahindurwa bakanga kwihana. Iyo ni inyigisho ya Satani, kandi abantu bari kwinjira muri Gehinomu bakwiriye kubwirwa ubutumwa bagahinduka. Bagabura ndabasaba abantu mwigisha abantu ibyo nyigisho ntabwo ariko biri. Namwe ubwanyu mubwiriza mukeneye kwisuzuma, mukareba nimba imitima yanyu iboneye, kuko nitabonezwa ingeso zose wimakazwa mu mutima nizo uzazukana. Umva ukuntu yanditse: imiterere y'ingeso ukundwa akaza mu buzima ntizahindurwa n'urupfu cyangwa umuzuko. Uzasohoka mumva ufite za ngeso ujye ugaragaza iwanyu mu rugo ndetse no mu bana. Niba waraciye ibintu uri umunyamazima, niba ukunda ubwibone, niba ugira amashari, ibyo bintu ukundwa akaza mu mutima nubifana nibyo uzazukana. Nta guhindurwa kuzabaho Kristo agarutse. Icyo Kristo azakora, azahindura iyi mibiri idutera urupfu, ayambike imibiri idapfa, ayambike imibiri yo kuzabaho by'iteka ryose. Ariko ku bijyanye n'umutima w'umuntu ntabwo azigera awuhindura, ahubwo Kristo icyo ari gukora mu buturo bwabwo mu ijuru ari kugikora ubu ngubu. Nibwo ari guhindura imitima y'abantu. Ubu ngubu ku murimo ari gukorera hera cyane, abantu bose bari kwihana, ari kubezaho inenge zose. Ni ukwihuta igihe kirimo kudushirana. Umva ukuntu yanditse: muri iki gihe nibwo umurimo wo guhinduka ugomba gukorwa. Imibereho yacu ya buri munsi niyo igena umurage wacu. Tugomba kwihana ingeso zo mu mico yacu no kuzinesha kubw'ubuntu bwa Kristo, kandi tugomba kurema imico myiza uhereye muri iyi mibereho turimo yo kugeragezwa, kugira ngo tugaragazwe ko dukwiriye kwinjira mu bikari byo mu ijuru. Nshuti z'Imana rero, ndagira ngo mbabwire yuko ntabwo imibereho yacu izahinduka Kristo agarutse. Inyigisho abantu babigishije yuko kunesha icyaha bidashoboka muri mu isi, reka mbabwire, nimuramuka mubaye imibereho itanesheje icyaha muri mu isi, ntutekereze yuko uzigera ujya mu ijuru ry'Uwiteka Imana, kuko Uwiteka Imana yera, kandi n'abagomba kubana nabo bagomba kuba bera. Uramutse uzamukanyeyo icyaha mu mutima, ubwiza bw'Uwiteka bwagukongora, kuko ubwiza bw'Imana bubereye umuriro ukongora abanyabyaha bose. Rero nshuti z'Imana, ngiyi indirimbo abana b'Imana bacunguwe ku musozi wa Siyoni baririmbaga. Ni indirimbo y'imibereho yabo, ni imibereho yo gukiranuka kwabo, ni imibereho yo guhamya yuko banesheje. Ngiyi imibereho y'abana b'Imana. Amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye ni ubutumwa kubagabura kugira ngo twitegure, ariko n'ubutumwa bugenewe abantu kugira ngo bamenye imibereho bakwiriye kugira mu gihe bategereje kugaruka kwa Kristo. Cyane cyane twebwe tubwiriza ubutumwa dukwiriye kwezwa no guhinduka kugira tutazasangwa tudashitse. Mu ntambara ikomeye kuri paje ya 434 mu cyigisho cyitwa amakuba ya Yakobo baranditse ngo:
Satani atuma abantu benshi bizera ko Imana itazita ku gukiranirwa k'utuntu duto ko mu mibereho yabo, ariko Uwiteka yerekana ko atazihanganira cyangwa ngo abure guhana ikibi uko cyaba kingana kose nk'uko yabigenje kuri Yakobo. Abantu benshi bavuga ngo mbese ubundi kubesha ngo ubwiye umuntu ngo ngiye ahangaha ariko atari ugiye kubesha hari ikibazo. Reka mbabwire, ni uburiganya Satani yashize mu mitima y'abantu, agerageza kwereka yuko utwaha duto Imana itazatwirengagiza, ariko Imana igaragaza mu byanditswe byera yuko itazihanganira na gato icyaha icyo ari cyo cyose. Icyaha azagihana. Abihatira gutanga inzitwazo cyangwa gutwikira ibyaha byabo maze baketa abo byo mu ijuru biticujijwe ngo bibabarirwe, bazatsindwa na Satani. Uko barushaho kurata imyizerere yabo, uko imyanya barimo yaba yubashwe kose, niko ibyo bakora birushaho gushavuza Imana, kandi ni nako barushaho gutiza umwanzi wabo umurindo wo gutsinda. Abakomeza gukererwa kwitegura umunsi w'umwami ntibazaba bagishobora kwitegura mu gihe cy'amakuba cyangwa igihe icyo ari cyo cyose. Ibya bene abo bantu biteye agahinda. Nshuti, mbere yuko twinjira mu gihe gikomeye cyane cyo guhamya imbere y'isi, imbere y'abategeka, imbere y'abanyamadini batahindutse, duhamya duhagararira ijambo ry'Imana mu gihe rigiye gukurwaho, duhagararira amategeko y'Imana. Nshuti, ndabasaba kugira ngo mwegere intebe y'ubuntu mudatinya. Mwuka w'Imana atsinda imitima yacu, aduhishurire intenge zose dufite. Ni igihe cyo kwihana, ni igihe cyo kwiyeza, ni igihe cyo kwizera imbabazi z'Imana, ibyaha byacu bigakurwaho. Abakristo kwizina bazaba bageze mu gihe giheruka cy'akaga gakomeye batiteguye. Bazatura ibyaha byabo bihebye mu ijwi ry'akababaro n'amagambo y'ubwihebe, nyamara ababi bazaba babaha inkwenene. Nshuti, impamvu iki cyigisho nakise ngo ubutumwa kubagabura cyangwa se ubutumwa kubabwiriza butumwa, nuko bagenzi banjye twabwirije ubutumwa bwiza, tukabwira abantu kwihana, tukabwira abantu guhinduka. Iki ni igihe gikomeye cyo gusuzuma kuri buri ntambwe yacu yose, kugira ngo abanyabyaha mu gihe cy'akaga tugiye kwinjiramo tutazatsindwa n'udufuti duto twagiye dusuzugura, maze abanyabyaha bakazaduha inkwenene bakavuga ati murebe babandi babwirizaga, murebe babandi bizeraga. Iki ni igihe cyo kwisuzuma kugira tutazatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Paji ya 435. Igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke, kuzarira n'inzara, kwizera kudacogora nubwo hazi ibigeragezo biteye ubwoba. Igihe cy'imbabazi cy'aba abantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga. Yakobo yatsinze kubera ko yihanganye kandi agafata icyemezo kidakunga. Intsinzi ye ni igihano cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Abazashika mu masezerano y'Imana nka Yakobo kandi bakihangana nkawe bazatsinda nk'uko nawe yatsinze. Dukeneye gucirana n'Imana mu masengesho, dukeneye gukirana n'Uwiteka, ingeso zacu zose tuzirambika ku birenge bye kugira ngo azihongerere, aduhe n'imbaraga zo kuzinesha, kugira ngo tubashe gutsinda igihe cy'akaga kari imbere yacu, kandi tuzabashe guhagarara tudatsinzwe, tuzabashe guhagarara n'umwana w'intama ku musozi wa Siyoni. Baranditse ngo abadashaka kureka inarijye ngo bababarire imbere y'Imana, basenga ubudasiba kandi basaba umugisha babikuye ku mutima, ntabwo bazahabwa. Mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake. Ni bake bigeze kwegurira Imana imitima yabo, bafite ibyifuzo bibatsika kugeza ubwo imbaraga zibashiramo, igihe imiraba y'ubwihebe itabonerwa ururimi rwo kuyisobanura isuma yisuka ku muntu usenya Imana. Mbega ukwizera kwa bake gusa ngo kuraba ariko gukomeza gushika mu masezerano y'Imana. Muri iki gihe abafite kwizera kudashitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani hamwe n'itegeko ryo gucecekesha umutima nama. Ndetse nubwo bakwihanganira ikigeragezo, bashengurwa n'umubabaro ukomeye n'agahinda muri icyo gihe cy'akaga, kuko batigeze bimenyereza kwiringira Imana. Amasomo yo kwizera basuzuguye bazategekwa kuyiga ku gato muri icyo gihe cy'umubabaro bitakibashobokera. Nshuti z'Imana rero, ndabasaba cyane kugira ngo mubashe kwitegura, mubashe gusaba imbaraga, mubashe kubamna n'Imana mu ijambo ryayo, musenga cyane kugira ngo mwongererwe imbaraga. Amagambo ngiye gusorezaho
mu gitabo cy'Abafilipi. Ariko mbere yuko nsoma amagambo yo mu Bafilipi, reka nsome amagambo ari mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo waho wa 5. Yaranditse ngo ibyerekeye ingeso za Gikristo, ibyo bari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bya kera. Nshuti, iyi ni ingeso dukwiriye kugira. Dukwiriye kw'imbere y'Imana tugasaba Imana izi ngeso zose za Gikristo zikuzwa mu mibereho yacu nk'abagabura bavuga ubutumwa buheruka. Isomo nsorejeho ni mu Bafilipi igice cya 4. Abafilipi igice cya 4 ku murongo wa 8 baranditse ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Imana y'amahoro ibane namwe kandi ibane natwe twese. Umuntu wese wumva iki cyigisho asabe kugira mwuka w'Imana acisha bugufi umutima we, kugira ngo twese ubwo Kristo agiye guhishurwa azasange twaramwiteguye, kandi azasange duhagararanye n'abana b'Imana bacunguwe ku musozi wa Siyoni, kuko aho ngaho niho abana b'Imana bazaririmbira indirimbo yo kunesha. Imana y'amahoro idufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu, amina. Reka twicishe bugufi maze dusenye Imana. Data mwiza ukiranuka, turagushimye cyane, wagwa icyubahiro. Tugushimiye ubutumwa bwiza uduhaye, tugushimiye uburyo uhuguye imitima yacu. Ukeneye ko tuba turabera kuko nawe waduhamagaye uri uwera. Ntabwo twabyibashisha kuko kamere yacu niyo gukora icyaha, ariko binyuze mu mbaraga y'umwuka wera utura mu bugingo aramweza kandi akamutunganya. Ngwino udutunganye, tunganya imitima y'abantu bazumva iki cyigisho. Hereza abagaragu bawe babwiriza ubutumwa bwiza, kubaho biteguye banesha ingeso y'ifuti ryose riba mu mibereho yabo. Fasha abantu bose biteguye kuzagusanganira, bafite ibyo byiringiro mu mitima yabo, ubahe imbaraga yo kwezwa. Twese tukugireho umugisha mu izina rya Yesu.